sintinya kuvunika ndi inkotanyi y'amarere ku rugamba no mu ishyamba ry'inzitane nishakira inzira. Uburyo zakundiwe n'ikirere zigahora zizihigwe n'ikirezi zikazibukira ikimena cy'abaswa zikibandwaho kibera inkwano. Uzirama zitegeka ibihe by'inyambo zuhirwa iminini n'imiringa zuhirwa iminega n'imirindi zuhirwa rwabugira inzingoma zuhirwa ibitabo y'umuranga. Uzirama zitegeka ibihe by'inyambo ndavuga butagondwa njya kwimara na mwaga ntabagirana yuhehe muri mana yaremye ibara y'ikirezi yamizamo imyange iboneza urugangaza. Ngitoha mu mutwe w'igishyika ikaba inkotsa barasinga nyiri igihugu. Nanjye mubonye ko rero ibageze niko kuyita rusumba mitwe mpamagaye indi nkuba y'isonga idasiganira inzira n'amaswa imana n'isata mu kirere zisomye imihigo zose. Kora byose banyarwandakazi, iyi mpano yo irandenze. Ubundi mu bantu babandi bogeze umupira ba Rugaju Axel bariganye, hari umuntu ajya atsinda igitego akamuhereza u Rwanda, akamuhereza ibirunga, akamuhereza imisozi, akamuhereza nge nkugabiye byose n'abantu mushaka bose bibera abawe bantu mukoresha ubukwe. Abantu ndabashimira cyane guhera nyine ku muyobozi mukuru kugeza kuri bose nyine batwitaho baduha access nyine ku bintu byose, yaba kuri ku improvement nyine zawe, ikintu ushaka nyine uburyo ushaka ko impano yawe ikuramo nyine example uyu n'umwarimu nyine nawe nta nyungu nyine aba abifitemo ariko nyine no kugira azamure abana. Impano nyine hano mu kigo zirahari kandi zirafashwa. Ikintu nabwira n'abandi banyeshuri nyine bazaze ku kigo cya Isijuru, abayobozi bafasha abana kandi nyine barabakunda cyane, nyine abana babona ubwisanzure kandi babayeho neza. Teacher Tony, amazina Teacher Tony, muri aka kanya tugerageza gukora ikintu gihabanye n'icyo mwari musanzwe mubona muri ino minsi. Ntabwo twari turi kuboneka cyane bitewe n'uko murabizi ndi umurezi, ndi umwarimu, kandi ibyo dukora turi kumwe n'abanyeshuri. Niyo mpamvu muri ino minsi hari ikintu navumbuye gikomeye cyane, navumbuye impano. Uyu mwana ndamubatura, so n'abatinyi reka manzi tugerageze tumuganirize twumve amakuru nyine anatubwire n'impano yiwe. Anyway, ukomeze ukurikirana iyi video n'ukuri irabuza kurushimisha byatari, sibyo? Muri ino minsi tugiye kugerageza tubahereza impano ziri mu bigo by'amashuri. Tuzajya tugera mu bigo by'amashuri byinshi bitandukanye tubereka uburyo abana bafite impano baratsinda mu ishuri, ibintu byose bakabikora kandi bafite n'impano zikomeye cyane. Komera cyane. Bisiko mbona ntambara bigerageza kandi urebe muri kamera, gerageza ubwire abanyarwanda icyo uzi, icyo ushoboye muri rusange. Amazina yawe bakwitana? Amazina yanjye bayita Barema Amen. Aha, mu rugo ni hehe? Iwacu ni mu Bugesera, Nyamata-Kanazi. Nyamata-Kanazi. Nyamata, Iburasirazuba, Kanazi habayeho talent zikomeye cyane. Si wo nakaryo yavuye tubyina ufite talent. Ushobora kuba ari igicumbi cy'impano. Okay. So, wiga mu wa kabiri? Wiga mu wa kabiri. Wiga mu wa kabiri? Okay, nimba nta banga runini, sibyo? Turatubwira tuganiriza ufite imyaka ingana? Imyaka 11. Okay. So, ndumva uracyari mutoya. So, rero ndashaka ko tutaza gutindira abanyarwanda kuko badukurikiye. So, birashoboka ntabwo bakumenyereye, ntabwo bakuzi. Ndashaka ko utangira ubwibwira mu buryo bwa ubundi nabonye ubundi bwira abanyarwanda ufite iyihe mpano? Impano mfite kuvuga amazina y'inka. Wow. Ashishikariza n'abandi bana turi mu rugamba rumwe cyangwa se dutanye nabo kurema. Gerageza ube compatible. So, n'ubwa mbere ugerageje gukora interview? Ni ubwa mbere, sorry. Ariko ugerageza uvuge nyine ube flexible, ube umbwiye ko ufite impano yo kuvugira amazina y'inka. Bisobanuye ko ushobora kuba watumirwa mu bitaramo, mu bukwe, hahandi bagukeneye, ukaba wagerageza ukabereka impano yawe.
mbere yuko rero tujya muri ibyo nkubaza ngo ese hari ubukwe wateguye, hari ikintu ugeze ugerageza ukora, ndashaka ko umanza ngo urasa nkaho umanza kutwereka uburyo uvugireho nyine nk'amazina ye, umanza uduhe introduction yo kutwereka uburyo umezemo kuri iyo mpano yawe, sibyo? Okay, aka kanya umanza uduhe nyine vugira amazina ye, umanza utwibwire. Ndaza kuba umwanya urambuye ariko umanza utwibwire neza nyine uri kuvugira amazina ye. Murakoze, nk'uko nari nabibabwiye amazina yanjye niswe n'abagiye agashima n'Imana n'abantu. Gerageza uvuge cyane, uvuge cyane. Ndi umutahira cyangwa umusaba amazina y'inka nk'uko muburiza abatahira nitwe abantu ba mbere ku isi. Guma. Babanje kureba Yesu. Igisigaye aba ari umukiranuka nta mivumo tugira ubundi tukigira mu ijuru. Ubwo rero ni umusozi utari umusozi utari umusinzi kandi w'umukozi. Nagiye kuvuka neza nsanga data yashatse neza nkavuka ndivura umukira mu mata nk'amavuta. Nanyatsingira nshimwa n'Imana n'abantu nk'amanzi kunamukana Boko Haram. Okay, Imana ishobora byose. Burekeye Imana itanga Boko Haram. Amazing. Buretse gukomeza. Sinzi niba nkoze amakosa iyo umuntu ari kuvugira amazina y'inka akamuvugiriramo umuntu akamushyamo hagati, ariko mumanze mumbwire muri comment uyu mwana sinzi mushyiremo nimba ashoboye kuko mumbwire ndashaka ko uyu mwana azamura urwego rwiwe tukamwereka yuko tumukunda, tukamwereka ko tubishoboye, sibyo? So mugerageze manzi umbwire ugatora iyo mpano yaje gute, wamenye gute, byagenze bite kumumfrenze? Nyine musaza wanjye nawe yamutaye nyine kumva ni byiza akiga nyine yajyaga mu bukwe nanjye nyine umuntu ndabikunze nanjye rero navuga ati kandi ni umuco nyarwanda nyine nanjye. Rero ntatindiye abanyarwanda ndashaka kuvuga umwanya urambuye ukavugira amazina y'inka ntakuvugiramo, ntabwo nibwigere nkuvugiramo, uvugira amazina y'inka. Uyu mubyibuke neza, uyu ni umwana wiga muri siniyatura afite imyaka 14. Ni talenti y'abana, dufasha abana, harimo abana bafite impano kandi bashobora kuba byagira icyo bibamarira. So ejo n'ejo bundi ashobora kuba ari umuntu ukomeye, ejo n'ejo bundi ashobora kuba ari uzamutumira mu kirori cyawe, ejo n'ejo bundi ushobora kubaho neza bitewe na support yawe. Try to support him, tugerageze tumufashe cyane kubera ko bazi ubwenge mu ishuri baratsinda, ariko na talent barazifite zishobora kuba zazamuka. Ndagusaba rero ugiye kwibwira abantu, urahera kwitangirira uvuge cyane wibwira abatanazi, witakuntu babwire uko wivuge ko, sibyo? Okay, umwanya ni uwawe Armel. Ndashaka kwicecekera ubundi ukabwira abanyarwanda. Arakoze cyane Tichatoni ku mwanya, ariko kamusabe uvuga amazina y'inka mpagurutse nagiye vuba. Okay. Arakoze cyane rero Tichatoni ku mwanya, mwamfura mwe rero nk'uko nari nabibabwiye, iwacu ni Kanazi, waba w'inka n'abantu n'umutima w'isura akaba ari amaraso y'igihugu avangira. Mwamfura mwe rero munyemerere bwo mu mwanya turyoherane mabwiriye mukagemera izuba ryabo rizagishegabira na rupfu. Ndababwira amazina y'inka mabwira ikivugo twikirize ku muhanga. Undi rutagwabiza iminega inkuba zose imihigo rutagoragora ngana abahize rudatenguha abanegeze. Undi ruti kura ndi ruti rudatinya kuvunika ndi inkotanyi y'amarere ku rugamba no mu ishyamba ry'inzitane nishakira inzira. Burya zakundiwe n'ikirere zigahora zizihigwe n'ikirezi zikazibukira ikimena cy'abaswa zikibandwaho kibera inka. Uzirama zitegeka ibihe by'inyambo zihirwa iminina n'imiringa, zihirwa iminega n'imirindi, zihirwa rwabugira inzingoma, zihirwa ibitabo y'umuranga. Uzirama zitegeka ibihe by'inyambo ndavuga butagondwa njye kwimarana mwaga ntabagirana yuhehe muri Mana rero ibara y'ikirezi yamizamo ibinyange iboneza urugangaza. Ngitoha mu mutwe w'igishyika ikabingatsa barasinga nyiri igihugu. Nanjye mbonye ko rero ibageze niko kuyita rusumba mitwe mu magaye ndi nkuba y'isonga idasiganira inzira n'amaswa Imana n'isata mu kirere zisomye imihigo zose. Ngira mu mugambi wo gutabara ituruka mu ngabo y'itarutabembera ngabiza ngikabe ndakikiguza uryana ntiyabarinzi n'uruti mu bitaramo basingiza inyama nibwo bahamagaye Ruzinda mugabe nkuba zikorana mu mihigo inyama ibwira akazwa n'induru yamara kumva umugambi.
abatazi, zikayatwara mu ngabo z'urwego, zikayatwara zitagira impuhwe, zikihuta zivuna inkiko, zikayahamya nogera, zikayatera cyangwa urugina, zikaba zitwa ingabo z'iruguru, zikaba inzoga y'inanira baswa, ikaba imanza ntigora ishinze ibigo by'iminega. Rero mwamfura mwe kuntega amatwi, ariko rero buriya mu muco nyarwanda tugira n'amahamba. Mu nkundire rero mbabwira amahamba y'inka z'iwacu. Nkundira ngabo yanze gutaha, ngabo yanze kunywera mu migende yo kwa Kamana, ngo iva mwani mu ngoro zo kwa muganga. Nkundira ngabo ubundi akigira amabere, umenya abashumba ba nyirabuja basiganiye kugemura. Nkundira ngabo imwe yica abagabo ikaramya abagabo ikaremereza n'abari ku ruhimbi. Fizi nukarara isuma, mushumba nawe nukarara inkongoro, mukamba nawe raganizera kwirembo nzaza. Kuba muri n'imfizi biruta kwicara, kandi wiga gutunga imfizi bitera ubugabo. Gicaniro cy'inka ntukazime, kandi igicuba cy'inka ntugacubongane. Ngabo yanze gutaha mu rugo ruvuga umugore, ngo ejo rutazavuga umuhoro. Nkundira ngabo yanze abatutira batongana, ngo ntibarwubaka. Ziragiye abana inkoni irarishe, ziragiye abagabo inkuye ikaganira, ngo ntaratoraguye inkoni ntatoraguye inkoni. Tuvuye ishyamba ryahiriye we, kandi buga ryahiriye abarigenda, batarigenda bahinzara n'ibirenge. Imana ishobora byose, banyarwanda banyarwandakazi, iyi mpano yo irandenze. Ubundi mu bantu babandi bogeze umupira ba Rugaju Axel bariganye, hari ukuntu umuntu ajya atsinda igitego akamuhereza u Rwanda, akamuhereza ibirunga, akamuhereza imisozi, akamuhereza nge nkugabiye byose, n'abantu mushaka bose bibera abawe, bantu mukoresha ubukwe, abantu mukoresha ibirori. Hari undi mwana wigeze ubona uvuga amazina y'inka nk'uyu mwana? Urandenze sinzi uburyo nabibabwiramo, ariko Mana ishobora byose. Uwiteka arareba, Uwiteka atanga ibyiza, tujye tubwizanya ukuri. Turi abantu, ariko ku myaka ye 14 afite talent imeze gutya. Tekereza umuntu wakuvugira amazina y'inka mu bukwe bwawe, wowe wabukoze, umugereranye n'uyu mwana. Tekereza umuntu utarabukora. Ndakwinginze mutere muri comment nimba ndi gukabiriza bino bintu. Uyu mwana ni bikeya babwiye, ni bikeya kubera ko bari mu gihe cyo gukora ku ishuri. Ibaze uyu mwana afite umwanya noneho uhagije akatuganiriza. Arume, ndashaka kuzatuganiriza, nako muri comment murabitubwira. Mumbabarire abantu bari bubone iyi video, mutubwire ese koko uyu mwana tuzamugarure tumuhe umwanya uhagije atuganiriza. Njyarandenze, mutere muri comment kandi gerageze kora subscribe kuri iyi channel. Ndashaka kujya mbahereza abana bafite impano, bafite mu bwonko, bari ku ishuri, bari kwiga. Abana bazi ubwenge, ariko no hanze bari kubasha kuhagera. Umwana nk'uyu ashobora kwisanga arimo arakora mu bukwe kandi ari no kwiga. Arume kora. Nuko Imana ikomeze guhereza impano, Imana ikomeze kuzamurira impano yawe, igikomeze kandi nize ntashidikanye yuko uri gukorera ibitangaza. Ishobora kuba kitabona umunsi, ariko igihe cya nyacyo, we imyaka yawe ni mikeya impano yawe uzayikomeza. Reka mubwire mu magambo makeya, ugiye kumfata umunota watubwiye yuko hari ukuntu muri famiye yanyu iyi mpano yari isanzwe, hari umuntu ugiye korera. Siko wambwiye? Yego. Ngaho mbabarire, sinzi ndi kumva namuha umwanya, ariko ngiye kumuhereza iminota mikeya kubera ko mu bigo by'amashuri bafite activite nyinshi, ntabwo namuherana cyane. Njyewe ni mu mukenera nzamugarura, hari umwanya agiye kutubwira uburyo yiyumva kuri iyi video wakoze, uburyo icyo yabwira abanyarwanda, icyo yasaba abanyarwanda. Sibyo Arme? Abanyeshuri ushaka kuba wasuhuza abagenzi bawe, icyo wabwira ababyeyi bawe, icyo wabwira nyine mu nshuti zawe, ni icyo wababwira? Nyine biranshimishije nyine kubw'iyi video, kuko ni iyindi ntambwe nteye. Mu bwa mbere nyine
naba ngiye wenda ku mbuga nkoranyambaga yo kuvuga bino bintu nyine, kandi itara yanjye hano ishobora kuhakurira cyane. ikintu nasaba abanyarwanda, impano hanze zirahari nyine, ni ugufasha abana bafite impano nyine, mukabafasha, yaba ari inkunga kuri YouTube mukaba subscribe. Kuri Teacher Tony komeza. Ndasuhuza kandi abanyeshuri nyine twigana, Yego. witwa Mware Nayisi na Bugingo Kevine ndetse na Emi Olga. N'abanyeshuri bigana muri class, biga muri iyihe class? Niga muri Senior 2A. Senior 2A. Ubwo muri rusange reka tunasuhurizamo abanyeshuri bose biga mu kigo cya Ecole Secondaire Juru TSS. Abana bari sharp, bavuze ubwenge, bafite imitekerereze, bakora ibintu byinshi cyane. So turabasuhuje mwese. Ikindi ntabwo wagenda ntakubajije nanone, urambwira icyo wabwira ku bayobozi b'ikigo, uhereye kuri directeur ukamanuka kugeza ku bayobozi ba animateri, ba animatrice, ba prefet, ba ushinzwe discipline, ushinzwe amasomo. Gira icyo ubabwira muri rusange, unashishikariza abanyarwanda, ubabwire se koko hano muhabwa access yo kuba wagaragaza n'impano yawe. Nyine abayobozi bano ndabashimira cyane, guhera nyine ku muyobozi mukuru kugeza kuri bose nyine batwitaho, baduha access nyine ku bintu byose, yaba kuri ku improvement nyine zawe, ikintu ushaka nyine, uburyo ushaka ko impano yawe ikuramo. Nyine example, uyu mwarimu nyine nawe nta nyungu nyine aba abifitemo, ariko nyine no kugira azamure abana. Impano nyine hano mu kigo zirahari kandi zirafashwa. Ikintu nabwira n'abandi banyeshuri nyine bazaze ku kigo cya Isijuru, abayobozi bafasha abana kandi nyine barabakunda cyane, nyine abana babona ubwisanzure kandi babayeho neza. Arumene rero njye nababwiye ngo niba mukunda banyandikire muri comment y'uko uwo mwana bamushaka, nzakwigarurira noneho neza, dufate umwanya urambuye tuganire, utubwire impano uko yatangiye, ubukwe wagiyemo, amakuru watashye, asa amafaranga wakoreye ukiri mutoya, ibyo bintu byose bigaragara. Reka ntabwo nasoza nababwiye ngo ndashimira ubuyobozi bw'ikigo, guhera ku muyobozi w'ikigo, directeur nyakubahwa, ni ukuri Imana igikomeza kumumugisha, yita ku bana neza. Ejo ngo mwanariye n'ikimasa, bana barishimye. Nkashimira abayobozi b'ikigo DOS, wita ku banyeshuri, abana bagatsinda ku rwego rwo hejuru, abarimu. Nkashimira cyane nanone umuyobozi ushinzwe discipline, aradufasha cyane ku bana baba bafite discipline, baba bakeye, bari smart, bazi ubwenge. Nkashimira ba Petron na Metron batanga wide salute cyane, Petron and Metron, n'abarimu cyane batandukanye, abarimu b'inshuti zacu babafasha. Ndatekereza harimo mwarimu Teacher Sam bigisha igiswahili n'icyongereza, bitaho Mujyarugamba chemistry. Abo barimu bose Bayrad, abo bantu bakora akazi gakomeye, salute, turabashimira. Ikindi musa nkaho tujya muri vacances muri no minsi, ndasoza mbabwira ngo muzagira ibiruhuko byiza n'abanyeshuri mwese, muzakomeze kudushyigikira, byibuze buri munyeshuri wese azagerageza sharing zino video zacu, turebe ko tuzagaruka turi ku rwego rwo hejuru, tugaragaza impano zikakaye. Namwe mudukurikirana, ndabijeje uyu mwaka ugiye kuzaho amashuri, abana bazakora ibitangaza cyane, bazakora ibitangaza, don't miss. So ndasoza mbabwira ngo mukomeze gukora subscribe kuri iyi channel, dufatikanye twige tumenye. Uzasangaho film, uzasangaho amasomo kwigisha abana, imibare ya computer, uzasangaho ibiganiro nk'ibi byo gufasha abana, uzasangaho ama live menshi atandukanye. Ni ukuri turabakunda, Imana ikomeze kubarinda. Amen. Soza usuhuza ababyeyi bawe mu famille yawe. Ababyeyi banjye ndabasuhuza aho bari, kandi babwiye ni Kanazi, waba w'inka n'abantu n'umutima wese, akaba ari amaraso y'igihugu avangiye. Guma